Naam, alhamdulillah. Turacyakomeza aho tugenda turebera hamwe ku bigendanye na tayammum, aho tugeze kuri kondisiyo ya gatatu. Kondisiyo ya gatatu ni aniya, no mugambi. Nukuba ufite umugambi w'icyo gikorwa ugiye gukora cyangwa se ni kubera iki ugiye gutayammum. Ariko niya nayo irimo bimwe mu bintu biba byiza ko umuyisilamu abisobanukirwa. Yani uramutse ugize umugambi ko ugiye gutayammum le hadathin akbar bitewe ni janaba, icyo gihe ubutayammum bitewe ni janaba. Kandi ni nkuko uramutse ugize umugambi yuko ugiye gutayammum bitewe ni wudhu cyangwa se kubera ko wasuze cyangwa se wagiye kuri toilette, icyo gihe nabwo Allah subhanahu wa ta'ala akwakirira nk'umuntu watayammum bitewe ni wudhu. Ni nkuko ushobora kugira tayammum, ushobora kuba ufite wudhu nta ni janaba ufite, ariko ukaba ufite umwanda kuriho udashobora kuba wakwikuraho, najasatul badan, ukaba ufite umwanda kuriho udashobora kuba wakwikuraho bitewe nuko nta mazi ufite. Nama nabwo aho ngaho wemere kuba watayammum. Kandi ni nkuko bayisilamu byemeye gutayammum bitewe n'ibi bintu bitatu byombi. Yani ushobora gutayammum bitewe ni janaba ufite, iyo janaba nta ni wudhu ufite, n'ikindi hari n'umwanda ukuriho. Ibyo byose ushobora kugira niya y'ibintu bitatu ukaba watayammum. Naam, ikindi turebera hamwe muri niya ni kubyerekeye isala. Lima yatayammam anhu, kubyerekeye isala. Ushobora gutayammum ugambiriye ko utayammum kubera isala ya farad cyangwa se kubera dhuhuri, ugasara dhuhuri ukaba wagerekaho na sunna ya dhuhuri, nta kibitwaye. Ariko uramutse utayammum ugambiriye sunna, ugambiriye urugero salati dhuha, ntabwo iyo salati dhuha wayisengeraho iyo wudhu ya salati dhuha cyangwa se iyo tayammum ya salati dhuha ntabwo yisengeraho isala ya dhuhuri. Ndakeka hanga byasobanutse bitewe n'iki, kubera ko iyi tayammum no uburenganzira wahawe, ntabwo ikuraho umwanda. Ariko waramutse utawaje bitewe ni sala ya dhuha ya sunna, ushobora kuyisariraho isala ya faraba bitewe n'iki, kubera ko umwanda uba wakuvuye cyangwa se ubwandu buba bwakuvuyeho. Kondisiyo ya kane ariyo yanyuma ku bijyanye no gutayammum ni ukuba wabonye cyangwa se nukuba hahandi utayammum hari igitaka cyangwa se hari ivumbi. Urugero ahantu hashobora kuba hatari igitaka, hashobora kuba ari ku makaro ariko hakaba hari ivumbi, cyangwa se ari ku giti ariko igiti kikaba gifite ivumbi. Ni byiza rero ko ubona igitaka kandi gifite ivumbi. Igihe utabonye igitaka bashobora no kuzana umucanga ku isahani cyangwa se bashobora kuzanira itafari riri ivumbi ukaba waritayammamaho. Naam, naho ibyangiza tayammum no kuboneka kwa mazi, icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri kurangira kw'igihe cy'iyo sala, kurangira kw'igihe cy'iyo sala warimo utayammamaho. Naam, ikindi nuko ibyangiza iwudhu cyangwa se ibyangiza gutawaza ni nabyo byangiza tayammum. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha gusobanukirwa kandi akanaduha ko iyi gahunda yacu yakomeza ikanatugira akamaro.